ariko iteka buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa se buri kintu cyose uzakora uzahura n'imbogamizi cyangwa se uzahura n'ibikugoye muri icyo kintu. Ariko n'inama natangira ahangaha, ntuzacibwa intege n'ibigoye usanze mu nzira. Ibyo biciro ku masoko birahenze nibyo, murambabarira, ibiciro ku masoko birahenze nibyo. Mejire ya filime nayo igiye kuza. Twe ikintu twabanzaga kujya turebe kwese murahari. Niyo mpamvu ndi gushimira buri muntu wese wadutegereje kugeza igihe tugarukiye. Uri intwari wese wiyemeje kudutegereza umwaka twagaruka muri iyi content nshyashya akaba yarakidutegereje. Nongera ngashimira wa muntu twatangiranye urugendo ubwo tukigaruka agahita yemeza gutangirana urugendo rwacu, akiyemeza Mutura Rwanda ntibikiri ngombwa kuhangayikishwa naho urakura ibikoresho byiza kandi bihendutse, kuko Triorite Shop bahageze. Triorite Shop niho honyine mu Rwanda ushobora kugura ibikoresho byiza kandi bihendutse, nk'aho muri electronique twabazaniye telefone nziza kandi zihendutse, radio, amasaha, keto, ipasi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye muri electronique. Igikoni nacyo ntitwabibagiwe, kuko twabazaniye ya masorori meza cyane y'imvaburayi ku giciro kiri hasi. Yemwe n'ubwiza naho ntitwabibagiwe, kuko twabazaniye ya mibavu myiza cyane kandi babereye, ndetse n'amavuta y'amoko yose kandi akubereye. Yewe mupapa waba ushaka gutahana igikinisho cy'umwana ariko ukabangamirwa nuko bihenze, Triorite Shop barakubwira ngo nyaruka maze wihahire igikinisho cy'umwana maze nugera mu rugo bakwite daddy. Triorite Shop dukorera ku Gisozi ahazwi neza nko ku kibanza cya Muzehe, kandi ku bindi bisobanuro uhamagara 0788 49 54 215. Triorite Shop, icyizere kuba tugana. Sawa imeze bite? Nizere ko mumeze neza, zire ko ugomeje kugira amahoro wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora kuri ubu ngubu. Nge nitwa Director Bamba, iyo ni yacano yanyu n'ubundi nk'ibisanzwe ni 2N Empire yacano n'ubundi ibahereza ibyiza byose mukeneye. Turabanza tukareba nibiki abafana bacu bakeneye, nibiki abakunzi bacu bakeneye, akaba ari byo tubahereza. Mwari mumaze iminsi muri kubona ndetse nawe muzamara n'iminsi muri kubona game zo kurya, aho aba ari game nziza zikorewe ku mihanda. Mbere mwari mwarabanje kutubona muri comedy, ariko haza kubamo ikibazo. Tunabashimira ko mutatukuyeho amaboko, mwagomeje kubana natwe kuva ikibazo cyaba turagenda dusa nk'ababuzeho n'igihe tugarukiye, ariko igihe twagarukiye twaragarutse dusanga mu gihari. Ari naho mera kugira ngo mbone mvuga ati wa mana we hereza umugisha umuntu wese wadutegereje akavuga ati n'ubundi byagira ute muzasanga tukiri kumwe namwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi nje kuvuga ku rugendo kuva twatangira ndetse kugera naho tugeze ubu ngubu, ndetse na content turi gukora ubu ngubu. Abantu hari abari kuyakira bitandukanye, bari nyine nk'abantu bari muri kuyakira bitandukanye, ariko ni content imeze ute? Ni content yigisha iki? Ni content imaze iki kuri twe ndetse n'abafana bacu? Urugero nk'uko twakoraga filime twakoraga zabaga zirimo igice cyo gusetsa, zirimo n'igice cyo kwigisha. N'ubundi ntabwo ubu ngubu twatandukiriye, n'ubundi turacyari muri uwo muryo, turacyari turi mu content turi gukora igice. Harimo igice cyo gusetsa, igice cyigisha, ndetse n'igice cyo kuruhura ubwonko.
ati ushobora guhita wibaza ngo cyigisha mu buhe buryo, nk'icyo gice cyigisha muri iyo content muri gukora ni iki. Ngubu tuzi wenda nk'iyo turi gutangiye video mu mabwiriza dutanga ko nta kwangiriza ibiryo guhari cyangwa se kugomba kuboneka ku bahanganye cyangwa se ku bahatanye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane rero abantu bose bagomba kumenya. Iteka ntuzigere utinyuka cyangwa se ntuzigere ugira umutima wo kwangiriza ibiryo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nunabitekereza uzatokeshe, nibikubana byinshi, hari abantu benshi babikeneye, hari abantu benshi babibuze, uzabegere ubabwire ngo hano hari ikintu Imana yabashiye kuntera iteka, mbasha kubona aka kantu, namwe nimwakire mukaboneho, ariko nugira ute nubimenye. Niyo mpamvu natwe iyo dutangiye game turabwira ngo ntago kumena ibiryo birimo cyangwa se kubyangiriza. Tamira ibyo ushoboye, fata ibyo ushoboye, kandi ikindi tunigishamo n'isuku. Iyo tugiye kurya cyangwa se abagiye guhangana cyangwa se abagiye guhatana bagiye kurya, barabanza bagakaraba intoki n'amazi meza mbere yuko barya, banasoza nabwo bagakaraba intoki n'amazi meza. Urukumva amasomo abiri. Twagiye ku gice cya komedi. Wa muntu wavuye mu kazi ukeneye kuruhuka, wa muntu wavuye mu tuntu two ku ruhande tukamutera stress, akaba atashye yumva umutwe uremereye, araza akareba video, akareba uburyo aba jene batinzemo, uburyo abajene bariye. Kuko birasekeje kubona umuntu afite isahane ipima 1.5 kilo ariko mu minota 10 akaba yirangije. Nawe umva inyungu zirimo kureba iyo video. Irimo ibintu bibiri mu minota 10, uba wungutse ibintu bibiri, wishimye kandi ikindi wize. Ikindi nanone ira content yacu yigisha ikintu cyitwa gutinyuka. Weho tinyuka. Impamvu yigisha gutinyuka, wenda hari benshi mudashobora kurira ku muhanda, noneho utureke na biriya byacu byibuza wenda tuba turya kuriya, ariko hari benshi badashobora no gutinyuka kugira ute kurira ku muhanda cyangwa se gukorera buri kintu cyose ku muhanda, kuko twe biriya tubifata nk'akazi. Hari abantu, hari utuzi abantu bamwe na bamwe basuzugura ngo ku buryo batadukorera public. Niba wararebye video zacu, abari video zo mu muhanda dushagawe n'abantu benshi, ariko bitewe n'uburyo twebwe twashyize umutima wacu ku kazi ndetse no guhereza abadukurikiye ibintu byiza, ndetse n'abakanze subscribe, nongera no kugushishikariza kuyikanda. Ubu ngubu niba utari warayikanze, duharanira kujya ahantu hari abantu benshi kugira ngo basi ba bantu bacu bari bwatinge mubone ko harimo gutinyuka. Aho rero akaba ari isomo rigira ngo tinyuka, ibyo urimo byose tinyuka. Nubwo muri aka kanya bitahita biguha amafaranga ukeneye cyangwa se bitahita biguha buri kimwe cyose ukeneye, ariko ejo n'ejo bundi bishobora kugira ute kukugirira akamaro. Tinyuka. Hari bamwe nagiye mbona batubwira ati se mubikora mute cyangwa se mwabiteye, abavuze ngo mubikora mute, mwabitekereje mute, ese guhangana n'ibiciro biri ku masoko mugateka ibiryo bimeze kuri abana ko ari byiza, bakarya bikarangira n'ibiciro biri ku masoko, ntago muba mu gihombo. Durahera ku kibazo kimwe. Mwatekereje content gute? Urabona nyuma yuko tugize kiriya kibazo cyatumye tudakomeza ibintu bya filime, habayeho ikibazo cy'ubushobozi. Ubwo bushobozi butuma timu yose igira ute itatana. Mu buryo bwo kwisuganya rero ngo twongere dukore,
ntabwo byari bitworoheye ko twongera tugateranya timu ngo duhite dukomeza muri za filime, ahubwo twaricaye turatekereza ni iki twakora n'ubundi gikubiyemo bya bintu twakoraga muri filime ariko kiri butworohere gukora, kikatworohera kandi n'abatureba bakanyurwa. Imitwe yacu ya Twin Empire yaricaye dusanga ibintu bya eating competition nibyo twakora, kuko ntabwo navuga ko byoroshye mu buryo bwo kuba wabyatinga cyangwa se mu buryo ibiryo bibaye ibyo urakoresha, ubwo nyine ni ibiryo bibaye byabonetse, so ufite abantu bawe babiri ni ibintu byoroshye. Bitandukanye na filime ibirakenera abantu benshi cyane, harimo n'abarakenera kugira ute kukwishyuza, kandi tukagaruka kuri cya kibazo cy'ubushobozi navuze haraguru. Nanone hakaba hari ikindi, ubwo twagiye kuri cya kindi cy'uvuga ngo ese ntabwo mubasha guhangana gute n'ibiciro biri ku masoko. Nibyo koko ibiciro birahanitse kandi koko cyane pe, ariko iteka buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa se buri kintu cyose uzakora uzahura n'imbogamizi cyangwa se uzahura n'ibikugoye muri icyo kintu, ariko n'inama natangira ahangaha, ntuzacibwa intege n'ibigoye usanze mu nzira. Ibyo biciro ku masoko birahenze, nibyo murambabarira, ibiciro ku masoko birahenze nibyo, ariko ugereranyije n'icyo byari kudusaba ngo dukongere dukore filime biratandukanye, kandi buri kintu cyose ni ukwiyemeza. Buriya iyo ubonye urashobora kwiyemeza ikintu ntikigire ibintu byinshi cyangiriza cyangwa se ntikigire abantu kibangamira, uragikora. Hari undi wambajije ngo ese nibuka neza yarambajije yambajije niba abantu dukorana cyangwa se bari abajene dukoresha hari amasezerano tuba dufitanye nabo. Yego, ntabwo byoroshye ko watambuka ku muhanda ngo uhite ufata abantu babwire ngo muze muri projet, ntabwo bikunda. Mpamvu nababwiye ngo buri kimwe cyose kiragoye, buri kimwe cyose gifitemo uburyo cyoroshyemo kikagira n'uburyo kigoyemo. Ibyo byose rero igihe ubirebaho nta kintu wakora. Ukuri guhari nuko biragoye kandi biranoroshye. Ntibishoboka kandi birashoboka. Nuko tugomba kubyakira, nuko tugomba kubibona, nitubasha kubibona muri iyo sanse tuzanabikora. Icyo dusaba twebwe, icyo dukeneye ni urukundo rwanyu ndetse na support yanyu. Mbese support yanyu niyo dukeneye kugira ngo dukomeze dukore n'ibirenze, kuko hari byinshi turi guteganya gukora bifitiye inyungu sosiyete, cyane cyane urubyiruko, ariko ubushobozi bufatika ntabwo bwari bwaboneka ngo dutangire gukora ibyo byose. Icyo dukeneye rero ni support, ni urukundo. Wowe uri kureba iki kiganiro, tangira guhera ubu ngubu. Umutima wawe ni ukwemerere ukore subscribe kugira ngo iyo nkunga uyiduhaye ukore like, ndetse unasiga comment yawe tubwire ukuntu ibintu byacu uri kubibona, aho tugomba gukosora,
aho twafuditse utunenge, kandi nanone naho twujuje ibintu neza udushime, sibyo? Kandi ukore like, ukore share ku nshuti zawe zigiye zitandukanye, kuko 2N Empire ibafitiye ibintu bikomeye imbere. Hari nka filime twatangiye gukora bita Umukwe. Hari abantu benshi bagomeje kwibaza base mwazagomeje iriya filime, nayo igiye kuza. Twe ikintu twabanzaga kujya turebe kwese murahari. Niyo mpamvu ndi gushimira buri muntu wese wadutegereje kugeza igihe tugarukiye. Uri intwari, uri intwari. Buriya ntabwo biba byoroshye ko ushobora kugenda ukayimara umwaka ukagaruka ugasanga hari umuntu ukigutegereje. Reka mubwire ngo niba uzi ko wadutegereje, nawe wabona tuje ukiyemeza gukomezanya uru rugendo rwacu, ukiyemeza kurukomezanya natwe. Reka mubwire ngo aho uri usanganirwe n'imigisha y'Imana. Imana ikundebera icyoroshye, kandi nawe ugiye gukora subscribe kuri ubu ngubu, Imana iguhozeho imigisha yayo, ikundebera icyoroshye, kandi ugomeze woroherezwe, Imana ikugabanyirize kubabara. Hari byinshi byo kuvuga, ariko hari igihe nanone cyo kubivuga kitari iki. Hari byinshi byo gushima, hari na byinshi byo kunenga, si igihe cyo kubivuga si iki. Ikiriho cyo nuko nshimira buri muntu wese wiyemeje kudutegereza umwaka twagaruka muri iyi content nshyashya, akaba yari akidutegereje. Nongera ngashimira wa muntu twatangiranye uru rugendo, ubwo tukigaruka agahita yemeza gutangirana urugendo rwacu, akiyemeza ko dutangirana urwo rugendo kugeza na n'ubu. Mu by'ukuri ntago ari njye wicaye ahangaha gusa, 2N Empire muri rusange itewe ishema nawe, kandi ibyo bintu rwose babarire ndi kwibanda ku ijambo. Imana ibaho umugisha cyane. Ntabwo twari twagera kure birenze, ariko mudufashe mukore ibishoboka byose, mudufashe basi dukubita bano bantu bagere ku 1000, tubavana aha hantu bari. Mudufashe abantu tubakubite bave ku 1000 bagera aha hantu, kuko impamvu 2N Empire ni channel yanyu, urubuga rwanyu, inyuraho n'imyidagaduro yanyu. Mudufashe abantu tubakubite tubavane kuri iyi mibare tubageze ku 1000. Mudufashe, dufashe rwose. Ntabwo subscribe ni ikintu utanga, ntihagira ikintu kigabanyuka na kimwe, habe n'akantu kangana nk'uruheke rw'umuceri, cyangwa se akantu kangana nk'agasaro kamwe k'isukari, habe nikigera kava ku byo utunze. None inshuti y'Imana, inshuti yanjye, wabuzwa n'iki gukora iyo subscribe itaragira ikintu na kimwe iguhombye cyangwa se ikubuza? Nsoza rero, reka nshimire abatugiriye icyizere kuri ubu turi. Nago ari ibintu biremereye cyane ko umuntu yatugiriye icyizere. Reka dushimire Priority Shop tugomeje kubana muri uru rugendo. Tunabashimira cyane, tunababwira ko ariho hantu honyine ushobora gukura ibikoresho byiza kandi bihendutse by'ubwoko bwose. Muri make dushaka twahita kwa biraboneka. Wabasanga rero hano ku Gisozi, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku kibanza cya Muzehe. Turabashimiye rero. Nge nitwa Director Bamba, iyi ni 2N Empire. Nyaboneka kora subscribe niba utarayikora, ikora ubu ngubu nawe wayikoze. Imana iguha umugisha.
turabakunda cyane kandi mugomeze murebe ibintu byacu mubikunde, mudufashe tugere ku 1000 tubivane kuri iyi mibare. Turabakunda cyane. Ye nitwa Director Bamba. Mutura Rwanda ntibikiri ngombwa kuhangayikishwa naho urakura ibikoresho byiza kandi bihendutse kuko Triority Shop bahageze. Triority Shop niho honyine mu Rwanda ushobora kugura ibikoresho byiza kandi bihendutse, nk'aho muri electronique twabazaniye telefone nziza kandi zihendutse, radio, amasaha, keto, ipasi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Muri electronique igikoni nacyo ntitwabibagiwe kuko twabazaniye amasorori meza cyane y'imvaburayi ku giciro kiri hasi. Yemwe n'ubwiza naho ntitwabibagiwe kuko twabazaniye ya mibavu myiza cyane kandi babereye, ndetse n'amavuta y'amoko yose kandi akubereye. Yewe mupapa waba ushaka gutahana igikinisho cy'umwana ariko ukabangamirwa nuko bihenze, Triority Shop barakubwira ngo nyaruka maze wihahire igikinisho cy'umwana maze nugera mu rugo bakwite daddy. Triority Shop dukorera ku Gisozi ahazwi neza nko ku kibanza cya Muzihi, kandi ku bindi bisobanuro uhamagara 0788 49 54 215. Triority Shop, icyizere kuba tugana.